uzongera kwambara ubusa ubwambara ibikirere nshaka kugira icyo yigisha ariko ishobora kurema icyaha kizakorwa n'undi utari we we araza ngo arakubita abakobwa bambaye imyenda migufi bambaye mini intuza yitwa nde kiramani mu by'ukuri nagenda hari abana mu byaro baba mwigana bigize gutya nawe mukunda noneho agakubita umukobwa ngo wambaye ijipo ngufi ngo bambaye ubusa ngo akabakubita ku muhanda ukabona barakina komedi ushobora kuzavamo harassment ariko iriya mikino akina hashobora kuvamo umuntu umureba akamukunda bivuze iki rero ashobora kuzajya cyakaba hari umuntu urimo kumureba yajya kubona akabona kwa rubangura hatambutse umukobwa wambaye uwo mwenda usa n'uwo yabonye kare nawe agafata agaterwa nk'inkweto y'agakubita tubundi ni bene abangaba saba bavuga ugasanga uyu muntu bagiye kumufunga azize ko yarebye filime atangirirwa kumenya ko bakina. Ibihe byiza aho uherereye hose, ubu umunyarwanda, ubu murundi, ubu uwo ari we wese upfa kuba wumva ibiganiro dukora kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Mutesi Kove rero yakije umuriro kuri filime za Niyonshuti Morgan Yannick wamamaye nka Kiramani. Ubundi Kiramani muramuzi, ni umwe mu bantu bakina amafilime unakinisha abantu benshi batandukanye. Rero hari filime yazanye yise Kwiyenza, aho agenda akina ari mudugudu mu gace runaka, akagenda ashyira ku murongo abaturage ayobora. Arwanya rero abantu bambara ubusa, ubwo n'abakobwa bambara udukanzu tugufi, utujipo tugufi, abashyira amabere yabo hanze, baba abakobwa yaba abagore, agenda bashyira ku murongo akabakubita, ndetse n'abahungu banywa ibiyobyabwenge, abambara za pocketi, ndetse n'udukobwa tugenda dusura abahungu, utwo dukobwa tuba tutarakura. Mbega bari nk'umuyobozi ushaka gushyira umudugudu ku murongo, akirwa urugo ku rundi, inzira yose ashyira ku murongo abaturage bakagenda bajya ku murongo kandi bakanamutinya. Icyo gitsure rero kigatuma mu mudugudu habamo abantu bashobotse. Muri abo kandi yanashyira ku murongo abasaza batereta abana batoya. Mbega buri mico mibi yose abari mu mudugudu uri kwirwanya. Ni filime zakunzwe cyane kubera yuko zinakina abantu benshi banazwi kandi zikaba zigisha. Hakina abantu batandukanye nk'abanyambo, ba Peri, ba Miki, bayisha, banza y'inonsa, babarimo Jojonana n'abandi benshi. Mbega ni filime yagiye irakundwa. Gusa Mutesi Kove, umwe mu banyamakuru bakunzwe mu Rwanda, aherutse kuyitunga agatoki, avuga yuko ibyo Kiramani bakina kubita abakobwa hari ubwo bishobora kuzavamo ibyaha byakorwa n'undi muntu utari we, ariko bitewe nuko yiganye ibyo yabonye kuri Kiramani. Yavuze yuko Kiramani abakubita abakobwa bambaye ubusa cyangwa se ubwo batikwije, bambaye utujipo tugufi, yego ngo bari gukina komedi, ariko hari umuntu ushobora kumukunda akamukundira nyine ibyaba ari gukora, nuko nawe akagenda akaba ari mu nzira akababonye umukobwa cyangwa se umugore utikwije, nuko akaba aramukubise, ubundi akabakoza icyaha, ubundi akagezwa mu butabera. Akavuga ati rero biriya bintu bakina bakwiriye kubikora buryo ki nyine n'umuntu wabibona yabone uko byari ibintu biri gukinwa bitari ibintu byo mu buzima busanzwe, kugira ngo hatazagira ubibona akaba yakora icyaha. Aya navuze yuko kugira ngo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwe neza birasaba kuvuguta umuti abantu batitaye ku marangamutima, hagafatwa ingamba zikarishye. Ni ibintu byafashwe mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye. Mutesi Kove ibyo wavuze nibyo, abandi bati ntabwo ari byo. Mu mboni zanjye ntabwo navuga ko ibintu Kiramani akina ari ibintu wenda ngo yaciye nk'amabere, kubera yuko muri filime tubona ibintu byinshi bitandukanye binarenze ibyo Kiramani akina. Hari abarogana izo filime wenda nta n'ikindi zigisha uretse kuba ziri kwigisha wenda amashyari cyangwa zerekana ukuntu abantu bagiranira amashyari. Ubwo n'umuntu ashobora kubona umuntu yaroze undi akavuga ati nanjye runaka ngomba kumuroga nkamuvana ku isi. Hari abasambanirana mu mafilime, abagambanirana, hari abiyita abatinganyi, umuntu akagenda ngo ndi umutinganyi. Ibintu bishobora no gutuma haruvuga ati buriya nanjye nawe umutinganyi, ngo nabonye uri ari umutinganyi. Hari abacana inyuma, abiba, umuntu ashobora kuvuga ati nabonye muri filime biba, nanjye reka ngende nibe. Hari abavugaguzwa, hari abarasana. Murazizi ko filime nyinshi zitandukanye haba harimo kurasana, sina filime gusa no mu ndirimbo, nko mu ndirimbo ko umugabo yazizu Arupacino yakoranye na Fireman, Pfla, harimo na Bulldog ndetse na JC ndetse na wa musore Kevin Mbanda. Mubona yuko iri kurangira aho umugabo ahita yirasa kubera ibibazo biba byamurenze. Hari n'ushobora kuvuga ati nyine niko kuba umugabo tibyo kwihagararaho ndabirambiwe reka nirase. Ubwo nabyo twavuga yuko hari uwabyigana. Muri filime tubona byinshi, hari abateretana, abihakana abana, abatubura, abasinzi, abicana. Mbega ngiye kuri Kiramani filime akina
nta nka yaciye amabere kandi mbona aba ari kwigisha. Rero filime za Kiramani nje ntabwo mbona ko wenda ziteje ikibazo kubera yuko hari n'izindi filime zitandukanye abantu bagiye bakina. Murabona Yes, alright, murabyiyumviye rero mu ncamake filime bitaga Kwiyenza ya Kiramani yahagaritswe igizwemo uruhare n'uwo bita Scovia. Nyuma y'uwo magambo menshi yaratangiye kuvuga ndetse anavuga ko byari icyaha mu gihe yabikomeje igakinwa yazashotora icyitwa icyaha, bikaba byatuma abantu batabwa muri yombi bazize ino filime. Ibi byaje gutuma ino filime ihagarara kandi ni imwe muri content yarebwaga cyane ndetse yinjirizaga n'agatubutse Kiramani, by'umwihariko n'abayikinaga bagakuramo amaronko yabo ya buri munsi. Yaje guhagarara rero, ibyo ngibyo byatumye umwuka utari mwiza uza hagati ya Scovia ndetse n'uwo bita Kiramani. Ibyo ngibyo byose ni amwe mu makuru abagezweho yaba muri sinema. Ibi byose muzakomeza kugenda mubisobanukirwa uko bwije n'uko bukeye.